kurota umuntu aguha amata, kurota umuntu aguha imfunguzo, kurota noneho umuntu n'urugero kanihute kwanza, kurota perezida aguha nk'amata, aguha imfunguzo, hari umuntu wambwiye ejo bundi iyo audio bazayidushiraho, none ari kuvuga ati narose perezida amikivuguto cyiza cyane kimeze emenestakita, harimo nukuguha imbaraga z'umwuka wera. Arongera arambwira ati narose umuzingo w'igitabo. Uyu we yaravuze yitwa Madeleine Mukakayonga, hashize 1 month. None aravuga ngo ame kurota se inka ikwirukaho cyangwa inzoka. Inka hari abantu rero bagira, ariko nk'iyi nka yamwirukankaho yo ni umuzimu, ni umudayimoni. Ariko hari igihe ubona n'inka z'umugisha, habaho n'igihe urose inka z'umugisha ukarota uziragiye umeze neza, zirani z'umugisha. Muribuka iriya yerekwa Imana yeretse Yosefu, harimo inka 7 z'iminanu zisobanura inzare z'imyaka 7, harimo n'inka 7 z'imishishe. Yurose uziragiye uzibimeze neza n'umugisha na bola stakita. Ewe hari akandi kantu nibutse ndaza gusobanura mu kanya, ibintu by'amafuruwe. Prospo unyibutse ibintu by'amafuruwe niko ndasorezaho. Nanone Mana turacyashima imbabazi zawe, tugushimira urukundo rwawe, tugushimira uburinzi bwawe, tugushimira yuko twemereye yuko twongera kwicara imbere y'izi mikoro, ubane natwe, imbaraga zawe zituganze, ubwiza bwawe dukomeze tubwumve mu izina rya Yesu, amen. Nkunda kubwiriza, abantu bagiye bambona ahantu henshi hatandukanye ndi kuvuga Imana, ariko uyu munsi tuje none dusobanura inzozi muzo bagiye bandika muri commentaire. Nabwo barabizi ko mvuga ijambo ry'Imana guhera kuri Jusqu'à Z, kandi n'inzozi zose zisobanurwa zishingiye ku ijambo ry'Imana. Nshaka kwihuta rero nkabanza n'abasubiza inzozi zose mwagiye mwandika hano muri commentaire, ndi kuzibona zose. Noneho hari n'abagiye bazinyohereza mu inbox. Muri make katoze none dusobanura ibi mwagiye mwandika hano muri commentaire. None hari umuntu wanditse amahoro y'Imana bane namwe, katwihute hepfo. Ndi kureba nyine ibijyanye n'inzozi, abantu babaje ibijyanye n'inzozi nibo ndaheraho, ibindi ndabisubiza nyuma, kuko navuze ko mu biganiro bizabikurikiraho n'inzozi tuzatugenda dusobanura. Kaduhere kuri uyu yitwa Apolline Mukamisha. Ndabona hashize ukwezi ayohereje iyo commentaire ye. Yaranditse ngo haleluya haleluya, Imana iguhezagire. Mu bantu bumva ururimi rw'ikirundi babavuze ngo Imana iguhe umugisha. Aravuga ngo nsobanure kurota ugura ishati y'abagabo ariko ikaba nini n'inkwire. Uwo yari kuvuga we ngo kurota urobanura inkweto ugiye kwambara ugakanguka utarazambara. Noneho hano kamite nsobanura ibibazo byose bijyanye n'ibi by'inkweto n'ibyo by'amashati bivire mu nzira rimwe na rimwe. Nundi utabibajije nabirota bijya gusa nabyo amenya ati bisobanura urucya, nwirirwa urushya abakozi b'Imana nyine ujye imandi kugira ubimenye bestaketa, umenye iki Imana yavuganye nawe mu nzozi. Inzozi naravuze ngo zatumye umugabo witwa Yosefu abuwungirije umwami kubera gusobanura inzozi nziha umumaro mwinshi. Nongeye iyo wasenze mbere yo kuryama, Imana yagusura mu nzozi kavugana nawe, kakubwira sengero uyu, kakubwira ibyawe, ati nenda kuguha akazi, ati ujye ugenda utya. Hari umuntu umwe yarakijijwe, noneho yari umukatolike adirija korari. Urukumva kugera aho udirija korari muri katolika ubura umuntu ukomeye. Noneho Imana imuha iyi mpano y'inzozi. Rimwe noneho aryamye ko naramufashaga nyine, rukumva ari kwatura kugira yuzure n'umwuka wera. Yahise yuzura n'umwuka wera nyuma arya mu nzozi. Uziko Imana ikubwira ati ujye wambara ucya. Yakunda kwambara ubuntu bw'ububicukopa bugeze aha n'ubuntu bw'ubumini n'ubucyo bwose. No benewere stakile enewa. Inzozi Imana ivugana natwe utabikuye ku bahanuzi, utabikuye ku bantu runaka. Avuga Imana yo kabyara ikaza yonyine mukivugana amasoko yandi.
rero nka Karota ngo umuntu ari kumubwira ati ako kabuci ko pasi nkagushakamo iyo mini sinye gushakamo. Rero igihe kimwe yabatijwe, reba bagifungura imibatizo ejo bundi, murabizi muri kona ko bari barafunze insengero, noneho n'imibatizo barayifunze. Noneho Imana yamushize ku murongo mu nzozi, ewana agenda buri kimwe cyose akivaho. Hari n'abantu, hari umuntu umbwira ati nsobanuye narose umuntu ari kunkata umusatsi, atakambwira ati sinyishaka. Ubwo nurutya gushaka nyine, gusa n'uyu ufite buri muntu mwitero rero abuwejejwe. Ntabwo mvuze ngo ni icyaha, ariko niba gushaka muri natireri ujye umwumvira. Niba gushaka ati ntukambare mini ujye umwumvira. Uwo muntu ati byagenze ute rero, byarangiye abivuyeho. Noneho rimwe ari kudirija korari basengeraga hariya Kimisagara, n'uwo hano hafi yabatirijwe hano muri ADPR mu Gakinjiro hano mu mujyi. Noneho nkari kudirija yaramaze kuzura umwuka wera, ari kudirija ari gukubita bwa bukoni bwabo, umwuka wera aramufata avuga indimi. Abapadiri bahita bamubwira ati uzave hano ugiye aho biba. Ibintu by'indimi n'ibice byose yabatijwe mwahoramo. Dastoki destavo, aleluya. Mu nzozi wivuganira n'Imana. Daniel yasobanuraga inzozi abami zikabacanga. Ubundi hari ibintu bicanga abantu. Noneho umwami wa Egiputa Farawo yaravuze ngo twakura he ngo umuntu nk'uyu ngo uri mu mwuka w'Imana. Ari kuvuga Yosefu, mujye mwisunga abantu bari mu mwuka w'Imana. Hari abantu bazisobanura uko bishakiye, ariko nanjye sinakubwira ngo bino byashute. Nagiye kumva umuntu yambwira nkumva ndabisobanuye, ibinaniye nkabaza mwuka kansobanurira. Ntabwo rero ubyuka mu gitondo ngo wagiye gusobanura, ahubwo ugasanga ari gutanisha abantu kuri za YouTube na he hose. Nanjye numvaga ibintu biri kugenda byijyanamo, katuze no dusobanura bino bintu. Amen. Uyu muntu yavuze ati Kurota kansobanuye bira byo kwambara iyo shati ntigukwire n'inkweto. Kurota uri kwipema nk'inkweto zikagukwira. Ubundi bakunda kuvuga ngo buri nkweto yose ibigiri yayo. Nono ni ibintu bijyanye no gufiansanya n'umuntu Imana ibisagwa wenda nka umugore wawe cyangwa muzabane. Noneho yurose hari n'abantu barota bari bambaye inkweto ni matambike niba ziba zitandamye. Urumva aho ntabwo dastikita besta ntabwo uri kugenda mu by'Imana neza. Iyo uzambaye urw'ibumoso warushize iburyo n'urundi, aho biba bisobanuye ngo ntabwo uri kugenda mu by'Imana neza, uri kugenda utambitse ibirenge. Noneho Kurota wipima inkweto ntizigukwire cyangwa wipimye rumwe n'urugukwire. Wenda n'urugero hari igihe muri iyo minsi hari agasore, niba uri umukobwa hari agasore kaba kari kugutereta, ariko Imana iri gushaka kukubwira ati ntabwo ari akawe. Iyo rugukwiye rero hari igihe ubona na yashushije neza iri aho hafi, uwaba ari uwawe bien. Kurota bewiki tasdavost, wambara ishati nayo nigukwire the same. Ishati y'umugabo ubundi se ubugiye kuyishakamo iki? Iyo yambaye ikagukwira iba ari yawe, ariko ibintu byo kuyambara kikaba nk'ikireberi ikirawe iyo ntabwo. Mbese Imana biri kukubwira ati uyu muntu si uwawe, iba witonze nzakuzanira wawe. Kurota umuntu aguha amata, kurota umuntu aguha amata, kurota umuntu aguha imfunguzo. Kurota noneho umuntu n'urugero kanihute kwanza, kurota perezida aguha nk'amata, aguha imfunguzo, aguha umuzingo w'igitabo. Yuro mu nzozi yubona perezida, uretse ko ushobora no kumubonera iyerekwa ryo kumusengera, ariko yubona perezida muri kumwe muri gusangira, ubu uri gusangira n'Imana. Perezida runaka Trump hehe hose he kwisi abata umuperezida wese runaka yurose ari kuguha amafaranga, ni Imana ibiri kuyaguha. Ntabwo ezi perezida mu nzozi ashushanywa n'Imana. None yurose ari kuguha amata yavuga umwuka wera, imbaraga za mwuka we ni imbaraga. Hari umuntu wambwiye ejo bundi iyo audio bazayidushiraho, none ari kuvuga ati narose perezida amikivuguto cyiza cyane kimeze emenestakita, harimo nukuguha imbaraga z'umwuka wera. Arongera arambwira ati narose amumuzingo w'igitabo. None abari kukubwira ati mwana wanjye ndakwemereye, mushize amagambo muri wowe ndayakujuje, genda uvuga ubutumwa i Yerusalemu ni Yudaya. Hari igihe wumva nijwi none riri kukubwira ati nkuhaye ibi ndi kugira mwumva uburyo Imana ivuga, nkuhaye bino bintu cyangwa ibyo, ariko ndaje nibyo nkurikizeho. Noneho kurota perezida runaka agukubisa urufunguzo,
Imana ibiguhaye urufunguzo ngo kugira ufungure ibyawe satani yakinze, cyangwa ufungure winjire muri gakondo yawe. Ni ukuvuga niba aguhaye urufunguzo, aguhaye urw'akazi, fungura, niba ntakufite ukinjiremo. Niba aguhaye urufunguzo, aguhaye urufunguzo rw'ubuzima bwiza, kuko ari ibyagukingirana nugera. Niba aguhaye urufunguzo uri umusore, injira uzane na madamu, sibyo? Mbese ni nka Imana ibikubwiye ati ndakwemereye mwana wanjye, endereya, nkuhaye urufunguzo rufite, ukagera ku rugi urafungura, ariko ntarwo ufite wahinjira utese. Hari n'abantu babona rero babanyagira imfunguzo satana bakwibye, ushatse waba maso ukabisengera. Hari ibyawe wenda abakwangirije akazi akajyanye, hari iterambere ryawe abajyanye, haba ibyo mu mwuka haba n'ibyo mu mubiri. Yurose rero bari kuguha imfunguzo, ujye umenya ko ari Imana iri kuvugana nawe, yuko iguhaye mbese uburenganzira. Ati ndabikwemereye mwana wanjye, endereya, iterambere ryawe rikunde, mu mwuka bikunde, byose bikunde, injira ujye enestakita mu migisha yawe, Kanani iri imbere. Ngaho yabwiraga Abisiraheli Imana ngo igihugu kiri imbere yanyu, mutambuke hose, mugende mwubake, muhinge, ibintu byose biri imbere yanyu. Amen. Noneho twihute ku zindi nzozi uburyo Imana ivugana natwe. Hari igihe uba wiryamiye ukumva ijwi ati byuka mwana wanjye, usome muri Matayo wenda 5:10 na kangahe. Nanjye nibutsa akantu Imana yigeze kumbwira. Ngiye bundi nabonye Yesu nigeze kuryama rimwe, araza yo kabya ko Yesu uri umugabo mwiza we, ucya baba muvuga mu bishushanyo, nagira ngo araza mwabira bishushanyo, nagira ngo araza mwabira bishushanyo, izi nibiri aba Mariya baba muteruye ni nzi ngoraza utyo. Noneho ngiye kumva numva ngiye kubona mbona umugabo anje imbere, abafite udusatsi tujya kwererana, amenyo meza, yambaye ibintu by'umweru, ngo ndi Yesu. Umwana wanjye ngo urashaka iki? Ndamubwira ngo ndashaka ijambo. Akuvuga we ndavuga ati nishakira n'amafaranga. Ndashaka iki? Ndamubwira ngo ndashaka ijambo. Ariko ibintu byubutse te, nari ndi the boss tikitabola star, ndi gushaka kuvuga uburyo Yesu avugana natwe. Noneho Yesu aravuga ngo soma muri Matayo guhera kuri 5. Ubwo nabyutse mpita amasoma, arongera arambwira ati usome mu byahishuwe mu 8. Harimo ibintu by'impanda, uburyo Imana izagenda irimbura abantu, uburyo Imana izagenda irimbura abantu. Ndabisoma aho rero Yesu yarari gushira ijambo muri njyewe. Murabona uburyo mba ndivuga neza, ndi mu mavuta nuko Yesu yabimpaye. Alleluya. Yesu namwiboneyeho amaso ku maso neza, ndamubona ati mwana wanjye urashaka iki? Mbega umugabo mwiza, uba wumva mwakwigumanira, urukumva ko ijambo nge yarinshizemo. Rero hari igihe urota Yesu ari kukubwira ati soma, byuka usoma aha. Ni Imana ibiri kuvugana nawe muri iryo jambo nurisoma, haba harimo ikiri kukubwira, wenda iri kuguhumuriza bitewe na situation urimo. Noneho Imana ikaguhumuriza cyangwa ikakubwira ati sengera ibi, ibintu nk'ibyo runaka. Noneho hari igihe wumva nijwi rikubwiye ati wenda kora ibi, ujye utanga iki. Hari umuntu ari kumbwira ati umuntu yambwiye ati nge nanga icya 10 ni inyungu zawe. Nge sindi pastor, ndi umuvuga butumwa, nacyo njyaho icyo cya 10 kugitanga ni inyungu zawe. Muri Maraki havuga ngo iki? Mutanga icya 10, mukiranuke ku cya 10 n'amaturo, nzabagone menestakita, nzabagomororera. Gutanga icya 10 n'amaturo Imana iragomorora. Hari umuntu wari kumbwira umwe ngo yahembwa, niba yarahembwa 40 sinzi, ngo nako yahembwa amafaranga make akagitanga, none ageze aho kuzahembwa anga yari ni 40. Yarakumbwira ati ngo none ngicya 10 cy'ibihumbi 8 ngo ndi kubona ko gitanga neza. None si ubwo icyo ushaka kubwira Imana iyagabanye ayo mafaranga nayo ndajya kujyaho, ariko icya 10 munzanire mu nzu yanjye icya 10, nanjye nzabagomororera. Imigisha izaza yihuse, nayo ndagitanga neza bien. Nejo naragitanze, nubwo ndi kubikubwira. Nutagitanga niho uzaba wihombeye. N'umupasiteri ufata kwa kira cya 10 akakijyaho, nawe abagomba kugitanga. Niba hembwa desa, abagomba kumenya yuko agomba gutangamo ibihumbi 20. Cya 10 niwe kizanira umugisha. Muri kumva hari abantu Imana yaragiyigirira neza rero. Alleluya. Ibi bintu ubwo wumve mu message yawe, kuko ntabwo navuze ngo ndabitegura ngo biragenda gucya. Iyo bigeye bizucya, umuntu abari ku rusinga nijuru riba ari kugenda ribyohereza. Amen.
basi mvugeho no kurota uri kuri uyu musozi. Ibikambe mbiretse nkomeze nsobanura inzozi, kuko inzozi zazigenda zimeze nka episode, ibindi tuzagenda tubikomeza ubutaha. Ariko nshaka kuvamo abantu umwenda, ibintu byo kuza hari umuntu wari ukumbwira ati ntabwo nazisobanuye. Uretse zose nzisobanure ziri muri komanteri, nawe ujye ufata izawe uzishyire muri komanteri, nzajya nza nzisobanura rwose. Noneho hari uyu ndamusobanurira w'ishati n'inkweto, ubwo ahita amenya ukuntu bimeze. Ubushize nasobanuriye ngo Kurota wambaye imyenda mibi n'ibiki byose, ibyo ntabwo nakongera kubisubiramo. Noneho uyu we yaranditse ngo ijambo ry'Imana ni ryo rya mbere kandi nibwo buhanuzi. Niko bimeze, inzozi bazigomba gusobanurwa zishingiye no ku ijambo ry'Imana. Uyu we yaravuze, yitwa Madeleine Mukakayonga, hashize 1 month. Noneho aravuga ngo ame kurota se inka ikwirukaho cyangwa inzoka. Inka hari abantu rero bagira, ariko nk'iyi nka yamwirukankaho yo ni umuzimu, ni umudayimoni. Ariko hari igihe ubona n'inka z'umugisha, habaho n'igihe urose inka z'umugisha ukarota uziragiye umeze neza, zira ni iz'umugisha. Muribuka iriya yerekwa Imana yeretse Yosefu, harimo inka 7 z'iminanu zisobanura inzara z'imyaka 7, harimo n'inka 7 z'imishishe. Yurose uziragiye uzibimeze neza n'umugisha na bola stakita. Ewe hari akandi kantu nibutse ndaze gusobanura mu kanya, ibintu by'amafuruwe. Prospo unyibutse ibintu by'amafuru niko ndasorezaho, ibintu bijyanye n'amafuru y'amaronje, imineke, abantu barota ibyo bintu bari gusarura. Ibyo nibyo ndasorezaho, ko ntabwo nshaka kuzankora ibiganiro, oya ni ikiganiro cyo mu rugero neza. Noneho iyo nka yamwirukankaho, uyu muntu yitwa navuze izina rye, ni inka bundi mu nzozi zisobanuye ikigeragezo cyangwa umudayimoni. Nukumva ni ibitero biba byorohejwe na Satani. Iyo kwirukankaho rero aho ni umudayimoni. Urukumva ugomba gusenga iyo mbwa ukayitsinsura, nako iyo nka ukayirukana mu izina rya Yesu. Ni umudayimoni nyine Imana ibiri kukwereka ko akumereye nabi, yaguteza impanuka, yaguteza iki, yakunyaga, urukumva yakwica ubugingo bwawe. Ujye uba maso, Imana ibikwerekera kugira usenge. Noneho yongeye kwandika ngo cyangwa inzoka. Inzoka ubundi, inzoka isobanura uburiganya, ariko inzoka hari naho isobanura Satani. Urukumva byose ni imbaraga z'umwijima. Injangwe isobanura yurose injangwe, hafi ari injangwe iruhande rwawe iki ni umurozi. Umurozi abakomereye nabi, ujye usenga ukubite hasi, ufate nk'ayi 2 umumenagure mu izina rya Kristo Yesu. Muri byarembye ngo kwa Yesu dufite ubutwari. Yewe we Kristo dufite n'ubushobozi, niyo twizeye amagambo ngo nkuko yaduhaye. Twihuse, uyu we wundi yaranditse Adrien mu matabishi. Ndagusuhuje Adrien. Yaranditse ngo barike wasane, Imana guhumugisha nawe. Uziere Prince yaranditse ngo turashima Imana ubwami ko iduhereje uburyo buvugoreye. Yaragushima ko chano ishe. Chano mujye mubisharinga n'ahandi hantu, kandi na subscribe byose nyine. N'abana b'Imana natwe dushining biremewe byose. Noneho uyu yaranditse ngo Imana kwagore mu buyobozi, ubwo uyu ndamuyobora. Undarandika imbaraga n'amavuta hana buretse ndi kugira ngere ku nzozi. Amahoro y'Imana bane namwe. Undarandika Yes Deo umwaka. Uyu nawe ndabona tara. Uyu we yaravuze ngo deliverance na mwuka wera byoba ari cyo kimwe. Yesu ubwo tumusobanurira cyatumureke. Noneho uyu katumufashe inzozi zawe uzandika muri komanteri, ibiganiro tuzatugenda dukurikizaho, tuzatugenda tubisobanura. Ari nkeya nzambisobanura, mvuge n'ijambo cyangwa mvuge na message. Destake taberi ni still. Muri iyi minsi Imana iri kumpa message nyinshi, rero ujye ba maso, harimo ibyawe, ujye ba maso, kuko Imana ishaka ko tugenda uko ishaka. Deliverance na mwuka wera bitandukanye. Deliverance ubundi Imana yigukorera mbere yo kuzura umwuka wera. Uburyo Imana yankoreye deliverance ubundi narasomye mu rurimi rw'icyongereza, ni ukubaturwa. None muri kubona urya Imana yakuye Abisiraheli muri Egiputa, kubakura mwabura buretwa, hariya Imana yari kubadelivura. None muri iyi minsi
tugenekereje n'iryo jambo uburyo narisomye, ariko ndibuka ko nigeze kubisobanura ndibuka ko nigeze kubisobanura kuri Zaburi nshya, ariko nongere mbisobanuye byimbitse. Deliverance, uburyo Imana yagukorera deliverance, haba mu nzozi haba hehe. Noneho deliverance rero ni ukubaturwa. Imana hari ngo ibigukuyeho ariko watewe na Satani cyane imbaraga z'umwijima, Imana ikazigukuda pasta kita kagukura muri zo ngoyi. Noneho cyangwa muri ibyo Satani yakuboheyemo, hari igihe hari abantu baba bararuze cyangwa barabishize ku mashyiga ati uyu muntu mu myaka iki gisekuru mu myaka 18 bose bajye bapfa. Umuntu nagira imyaka 18 ubukwiriye gukorerwa deliverance. Hari n'abandi usanga ati ntazarenze 18 cyangwa 25 adatwaye ikinyendaro, ukwiriye gukorerwa deliverance. Deliverance re Imana ibikubatuye mw'ubwo bubata Satani yaguteye, kumva yakugize imbata yakugize akarimiro ikagukuraho mw'iryo cura burindi niyo migozi ni nemesta voketa ya Satani yakubohesheje. Imana ikagukuraho hantu mw'ubwo bureto bwa Satani ikakudelivura kabira kubohoye, igukuye aho hantu ikakugira icyaremwe gishya. Ibyo nibyongere kukugiraho uruhari. Ari umuntu umwe ari ukuntelefona ngo baramuroze ngo nazabyare. Oya, Yesu uraza kwa Yesu akagukorera deliverance. Kugira Imana igukoreye deliverance rero, hari abantu usanga ngo ufite ikiganza gishyushye ngo nta mafaranga urama iki. Oya, nge nabiherewe ubuntu, bitangira ubuntu rwose, na feza n'izahabu ibintu twari kubigura. Deliverance uburyo wabwira Imana ngiyigukorera, uretse ko hari abantu wenda Imana iba yarimitse nyine yaratwihereye amavuta kugira tujye dusengera abantu. Ibyo nabe ndabizi ko amavuta agenda rutanwa, ndabizi cyane. Ariko iyo amaze kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza, niyo waba utarabatizwa ukihana ibyaha byose ukamarayo, Imana ihita igukorera deliverance. Handi ubona uri kuruka, Imana ibigukorera deliverance bigashirayo. Hamwe ubona uri kwita muri kunya, Imana uri kurota, Imana ibiri kugukorera deliverance. Hari umuntu wambwiye ngo yarose ari kuruka igishashi cyuzuye ibintu benesta voketa cyuzuye ibintu by'umuhondo, ngo marayika ahita agifata ngaragitwika. Hari undi warose ari kumbwira ati narose ndi kuruka, nako ndi gucira ikintu kimeze nk'inzoka ngo kirekire, ngicyo kintu cy'inzoka mbona kinsosotsemo. Hari n'abarota bari kuruka ibinyama. Hari n'undi wambwiye ati narose none umuntu agenda nyibiza muri piscine y'amazi, arangiza arangarura. Iyo aho Imana ibiri kugenda igukora deliverance. Hamwe urota uri yo wanyu kandi waravuyeyo. Hari n'abantu bambwira ngo twarose turi kwiga muri primaire kandi narasoje. Ibyo byose hari aho nagiye mbisobanura, ariko nza hano kuri iyi channel Elayo TV, umuntu utari wakanda kuri subscribe agire vuba kugira ajye agenda abona bino bintu, kandi kubisharinga no ku bandi bantu ni ugufatanya natwe mu ivugabutumwa no gutera inkunga umurimo w'Imana kugira ibiganiro bigiye biboneka, umukameramani n'abandi bose baboneke. Urukumva nta kibazo rwose, abantu babyifuza mujye mumbwira. Rero Kurota uri mu bwo buzu bw'ubururi n'ibiki byose, aho urukumva na deliverance. Imana ikweretse ko imigozi ya Satani kikuriho, uba ugomba gusenga kugira Imana ikubohore. Ukegera umukozi w'Imana uzi neza, nanjye njya mbafasha nkabasengera, Imana ikagenda babohora. Noneho uyu yari kuvuga ngo deliverance ngo na mwuka wera. Mwuka wera rero ikimenyetso kigaragaza aho deliverance Imana ikunda kuyikora mbere y'uko umuntu yuzura umwuka wera, kabanza yacagagura iyo migozi yose. Mwuka wera rero ikimenyetso kigaragaza ko mwuka wera ni umubatizo ubundi w'umwuka wera. Habaye imibatizo ibiri, habaye umubatizo uyu wa Yohana. Yohana yaravuze ngo ndabatirisha amazi, ariko hari undi uzaza azababatirisha umwuka n'umuriro. Aravuga ngo uwo sinkwire no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Yavugaga Yesu. Umubatizo wa kabiri ni wo kubatizwa na mwuka wera. Mu byakozwe n'intumwa ibice bibiri, bose bari kumwe mu mwanya umwe bumva umuriro ubatunguye, babatizwa mu mwuka wera, bavuga indimi ikime destakita besta ani leleki. Ikimenyetso kigaragaza yuko umuntu yuzuye umwuka wera ni ukuvuga mu rurimi rushya, nta bindi, ntabwo indimi bazigisha. Ubu busengero bwa feke birirwa bazigisha, no, ni ibintu bikorwa n'ijuru. Umwuka wera ntabwo bawugura, si pasiteri wanyu utanga, n'ijuru. N'ijuru ni twawuhaweho ingwate. Ijuru ririteranya rikavuga ati uyu muntu twemeye nesta code besta volakire estavo. Mbese ni cash. Ari umuntu wakunda kutwigisha kuvuga ngo ni cash. Ijuru riba rigushizeho cash, atuyu nawe reka ajya avuga ibi bintu tubyumve neza. Rukumva niba iyo uvuga icyongereza ukaza nka hano mu Rwanda ukenera abantu bari gusobanurira,
uru rurimi tuvuga hano mu isi ni rwo ruvuga mu ijuru na satani narwumva. Ururimi iyo wuzuye imbaraga z'umwuka wera usengera abantu nako kanya ni automatically. Abazimu nabo barazitinya. Haleluya. Umuntu utari wuzura umwuka wera rero ni ugushiramo ingufu. Rero umwuka wera ntabwo aza ahantu hari ibyaha na deliver. Ugomba kubanza wihana byose ukamarayo n'ibya kera ukihana byose ugakura ubupfapfa n'ubupfayongo ubundi Imana ikaza muri wowe. Umwuka wera ni Imana ibiri mu muntu. Haleluya. Yesu yaravuze ngo muri 16 Yohana ngo haraho yavuze muri 14 avuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi, aravuga akamaro k'umwuka wera ngo ni byiza ko nagenda kuko ninagenda umwuka nazaza. Umwuka wera Yesu atari yamushira ku isi, atari yamwohereza, yabaga ari Yerusalemu abiyudaya ntibamubone, ariko kubera umwuka wera amutanze abera hose icyarimwe. Haleluya. Akamaro ka mwuka wera, uyu muntu wabajije iki kibazo ajye kuri cano, hari ibyigisho by'umwuka wera amenye itandukaniro rya deliverance no kuzura umwuka wera. Umwuka wera haba harimo no kuvuga indimi nshya, naho deliverance Imana yakubohera ibyo byose ariko ugasigara utavuga indimi. Ubwo Imana ikunda kudelivura igahita ikurikizaho no kukuza umwuka wera kuko uba wasigaye uri clean nta mwanduri ebo taketa nta bintu by'ibigozi bya satani bikikuriho, ni ukuvuga igafata ubuzima bwawe ikabuvanga n'ubw'ijuru. Kumana we mbese umwuka wera bifasha ubuzima bwawe busanzwe ikabuvanga n'ubw'ijuru. Imana iri muri wewe, nzatura muri bo, nzagendera muri bo, bazaba abahungu banjye n'abakobwa nanjye b'Imana yabo. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Katwihute dusobanure turebe no muri commentaire, wenda ndikogana ku musozo Paul Spako utari kunyibutsa ka kantu imbuto k'imbuto, ndikogana ku musozo nsobanura ibyo by'imbuto, ubundi none tuza dusoza. Uyewe none ibi bya deliverance ndumva wabyumvishe, ujye mu byigisho byanjye hano kuri icano urabyumva mu byose. Deliverance uretse ko nzanagaruka nyibasobanurira birushije nawe none nibyo nateguye gusa kuko ucyambabwiye mu ncamake. Noneho uyu we yaro yitwa Madeleine Mukakayonga. Ko njewe ndota bama ibyo nsoma amasomo akananira. Yashizemo ikirundi kandi ikirundi ntabwo nyizi neza. Nkuko njewe ndota bama ibyo nsoma amasomo akananira. Ubwo bamuha ibyo soma bikamunanira si muri make. Wowe reba kuri ntuza hariho nimero yanjye kuko ntabwo nasobanuye ibintu nari gusobanukirwa neza. Urakumva? None ibyo byo kurota utsindwa bama amasomo, ko njewe ndota bama ibyo nsoma cyangwa ibyo yiga amasomo akananira. Kansobanurire wenda ibyo byo kurota utsindwa mu ishuri. Noneho ariko nasanga atari byo kuko kino kirundi cye ntabwo nacyumvishe neza, azareba nimero yanjye amamagare mbimusobanurire, sibyo? Noneho kurota uri mu ishuri byakunaniye, Imana ibiri kukwigisha ubuzima runaka bw'umwuka ariko iri kukwereka yuko biri kukunanira. Iyo uri kubikora ukabona bagwaye 10 ku 10 biba ni sawa. Iyo ubonye wimutse ugiye mu wundi mwaka uba witwaye neza bakaguha ka promotion bitewe n'uburyo uri kwitwara neza mu by'umwuka. Hari abantu bananirwa kwera imbuto n'ibiki byose, Imana ikaba hari iguha umwarimu kwigisha Mugabo wawe kazajya kumenagura, ugomba kwihangana. Ibyo rero kugenda ubyitwaramo neza n'andi ubona watsinze. Y'amasomo yakunaniye rero no gusoma ijambo n'ubuki bishobora, mbese ni ibintu byo mu mwuka utari gukora neza, ugomba gushira makete ugasenga ngo Imana iguhe imbaraga kugira ujye ubishobora, ubone bakwimura bakujyana mu yindi ntera. Uyu muntu kubera iki kirundi ntabwo navuga ngo nacyumvishe 100%, azansobanura neza ikirundi ntabwo navuga ngo ndakizi neza, ni duke numva. Kurota ibigori bisobanuye iki? Iyo uri kubirya Imana ibiri kuguha imbaraga. Uri kurya ibigori za kawunga, ibishyimbo, ibirayi, imvange, ibintu nk'ibyo, Imana ibiri kuguha imbaraga. Niba hari ukundi wabirose gusa hano mujye musobanura neza kuko akantu kamwe kaba gasobanuye ibintu byinshi. Uyu wabirose yitwa Rwema Victor Habimana, ashize tweak, ashizeho iyi commentaire we. None yitwa Munyeshyaka Olivier, yaravuze ngo narose mfite inka zanjye ariko zari inka zibyibushye cyane. Ibintu twavuze by'imigisha hano ni umugisha. Haleluya. Ntabwo ari izibigeragezo, hano ni umugisha, aho zimeze neza ubona zitoshye, Imana biri kuvangiye kuguha umugisha. Haleluya.
yaguhamo n'umugisha niba utanazifite nazo ukazorora. Umugisha uza mu mafaranga no mu burinzi bujya nabwo ni umugisha. Twihute dusome nako twihute zibyibushye. Deliverance na mwuka wera yabigarutseho nabisobanuye mu ncamake, kuko mwuka wera nawe usobanuye nzaza nsobanura na deliverance by'umwihariko nari nanabitekerejeho rwose, kuko ntabwo nshaka barango bajye babatuburira. Oya, mubwiza ukuri niba ari icyaha ukakivamo, icyo maranira ni ukugira muzabone ubugingo muzajye mu ijuru. Ubwo bufaranga bwanyu bwanikize ntabwo nibwo butuma ngenza hano kuri mikoro. Oya, ni ukugira uza da pocket astavo uzajye mu ijuru ubone ubugingo. Ijambo ravuga ngo hahirwa bahindura abandi gukiranuka mu bwami bw'Imana, ngo bazaba bafite amakamba ameze nk'izabo. Noneho yaravuze ngo Imana ibaha umugisha, ni ukuri turabakunda, natwe turabakunda. Uyu niwe yaravuze ngo kurota uguruka ugendera mu kikoni nyinshi. Noneho ngo kurota uguruka ugendera mu kirere no kurota wabaye umusirikare. Kristo Yesu wabambwe. Kurota uguruka ugendera mu kirere, ubundi yuri umwana uburi gukura, yuri umuntu mukuru, Imana ibiri kugukuza mu mwuka, iri kukuzamura mu mwuka. Ukubona hari ukuntu umuntu abatizwa atari yamenya no gusoma Bibiliya. Yuri kuguruka rero biri kuguha impano, iri ku detako Steve Star Ana, haleluya, iri kugenda igukuza mu buryo bw'umwuka, ikwagura. Kurota wabaye ubusirikare, muri ibyo yarembye ngo turi abasirikare twogijwe mu maraso umwami wacu Yesu niwe muyobozi. Turi abasirikare rero. Uyu musirikare nyine ajya ku rugamba akarwana, natwe turi abasirikare ba Kristo. Imana ibiri kukubwira ndaguhamagaye kugira unkorere umurimo. Abasirikare bakorera umurimo baba bazahembwa nyine, natwe tuzahembwa nituyikorera neza, kuko turi abasirikare ba Kristo. Hari akantu nkunda kuvuga, umusirikare izuba rivuye ntabwo ahunga, imvura iguye ntabwo yakomeza akaguma ku burinzi n'imbunda bugomba gutwarana. Rero uwo wabyanditse yitwa Dominique Uwimana. Undi yaravuze ngo Pelagie wa Maria yaravuze murakoze cyane, kurota ugura amateke bivuga iki? Hano ujye usobanura neza uko wabibonye byose. Niho mbyumva cyane nkanagusobanurira, kuko yari kamwe gusa. Ibi bintu bisobanuye ibintu byinshi. Nababwiye ngo inka zishobora gusobanura imigisha, izindi ugasanga n'ibintu by'ibigeragezo. Kurota umanuka ahantu hacuncumuka ariko ukahamanuka ubona ko uri kujya umunyenga wishimye bivuga iki? Aho hantu ni uko uri kumwe n'Imana. Ni nko kugera mu buzima wenda bugoranye, ariko ukamanukana n'Imana wishimye mu buzima runaka wenda bwari bukugoye, none kuko uri kumwe n'Imana ukagenda wisekera, kandi bolastakita ahantu hari hagoye. Noneho uyu wawe yitwa Habineza Eugenie yaravuze ngo kurota ufungura ingufuri nyinshi ziri ku munyururu ugasohoka aho wari uri. Uyu muntu we ibi nabisobanuye. Hari ahantu Satani aba yaragiye amufungira nyine. Nibyo navuze ndi gusobanura deliverance. None Imana ibiri kumwereka ko imukuye mu botastakiye, imukuye kuri iyo minyururu Satani yamufungiranye, si bimubohoye. Ibumubohoye aha naho yari kumukorera deliverance, iri kumubohora aho Satani yagiye amuzirikira. Abantu ubona barasaze, kandi barabashize mu masekuru, barabajyanye kuzimu. Ibyo byose birimo rero Imana ibikubohoye igukuye muri ubwo buzima bubi watewe na Satani. Yaranzi twabata muri Sarirana yaravuze habwa umugisha, Imana iguha umugisha nawe. Ndabona nizi nzozi twari dufite, ibintu by'imbuto nibyo nsorejeho bya nyuma. Abantu barota bari gusoroma nk'imbuto zimeze neza zihishije, cyangwa ukabona utu tuneke dutoya ndumva twaratwitaga udukamarasenge, ndumva ni hafi aho, ukabona utwo tuneke dutoya turahishije. Imana ibiri kukubwira ati ngiye kugusohoreza amasezerano yawe. Kurota uri gusoroma n'ibindi byeze, ni amasezerano yawe aba ari kugenda asohora. Noneho hari umuntu rero turi kujya udufuruwi, utuneke n'utuntu turyoshye two mu mwuka Imana ibiri kuguha. Ndumva twaba dusoreje aho, kuko ibi bintu ni byinshi tuzasubukura. Hariho part 2 part 1 bigenda bikurikirana. Urakoze Yesu wabanye natwe, turagushimiye ko wadushoboje. Habwa icyubahiro. Buri wese azatoremo ibye mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zikomeze zikurikirane za voketazda n'umwuka wera bikomeze bigendagende muri iki kiganiro mu izina rya Yesu, bizakuzanira abantu kugukiranuka kandi byungura abantu ubwami bw'Imana. Urakoze ko wabanye natwe mu izina rya Yesu. Amen.